Abakristo kubera iki bafite Bibiliya zitandukanye? Dufite Bibiliya y'Abakatolike irimo ibitabo bigera muri 73. Dufite Bibiliya y'aba Orthodox cyangwa se ikunze kwitwa Ethiopian Bible irimo ibitabo 88. Tukagira Bibiliya y'Abakristo irimo ibitabo 66. Ako kavuyo kose kavuye he? Guhaye ikaze mu gice cya gatatu cy'amateka ya Bibiliya, aho tugiye kurebera hamwe ni gute twaje kubona noneho igisubizo cy'ako kavuyo k'amabibiliya menshi agiye atandukanye. Nyemerera ngutware mu mateka mu mwaka w'1604, aho ni mu bwami bw'Ubwongereza ku ngoma y'umwami James cyangwa se King James mu ndimi z'amahanga. Uyu mugabo King James yari yarashatse umwana w'umukobwa wa Henry. Kubera iki nongeyemo aka kantu k'umukobwa yashatse aho yakomotse? Impamvu nuko uyu mukobwa, uyu papa we Henry washyingiye James umukobwa we, uyu Henry yari yarafashije umugabo witwa Tyndale twavuze mu gice cya kabiri, wari umuhanga wo muri Oxford, wari waragerageje gufata manuscripts cyangwa se imizingo y'umwimerere ya Bibiliya, isezerano rya kera yari mu Giheburayo n'imizingo y'isezerano rishya yari mu rurimi rw'Ikigiriki, agerageza kugenda bihindura mu rurimi rw'Icyongereza kugira ngo ace agasuzuguro ndetse no gutwaza abantu igitugu yari biri Vatikani, kuko Vatikani yari yarihariye imbaraga zose. Twagiye tubibona kenshi, twagiye tubibona mu bice byabanje ubwo Constantine yajyaga ku ngoma, yarangiza agafata ubukristo akabuhuza na politike, hanyuma Bibiliya cyangwa se ubukristo bakabufata nk'intwaro yo gukandamiza ibindi bihugu cyangwa se yo kubiyobora. Hanyuma rero uwo Tyndale agerageje guhindura iyo Bibiliya yishyira mu rurimi rw'Icyongereza kugira n'abandi bayigireho access, yabifashijwemo n'uyu mugabo witwa Henry. Nubwo Tyndale yaje kwicwa na Vatican, ariko uyu mugabo Henry yari yaramaze kumenya ubutumwa bwiza, kuko Tyndale yari yamaze guhindura icyitwa English version. Ariyo mpamvu uyu mugabo Tyndale yaje kwitwa the father of English Bible. Ni ukuvuga ngo yiswe nka papa wa Bibiliya y'Icyongereza. Urumva ko rero uwo mugabo Henry yari yaramaze kumenya ubutumwa bwiza, yarizeye Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwaramuryoheye ku kigero kidasanzwe. Hanyuma rero urumva ko uyu mugabo rero yamenye ubutumwa bwiza, niwe waje gushyingira umwami James umukobwa we. Ndi kugira ngo uze kumva impamvu umwami James yaje kukigira ikibazo cye kumva ko hariho versions ya Bibiliya agiye atandukanye, harimo akavuyo ngo uyu ngo yizaniye ake, ngo uyu yizaniye ake. Vatikani nayo yagumanye Bibiliya yabo, ntiwamenya niba hari utwo bari kongeramo, ntiwamenya niba hari utwo bari gukuramo, kubera ko bahagarara mu kiliziya bagasomera abakristo, nta mukristo wari wemerewe gutunga Bibiliya. Uyu mwami James rero yari akeneye guca aka kavuyo, ariko akabikora mu buryo butunganye, ku buryo buri muntu wese ari buhave anyuzwe, yaba aba Orthodox, yaba abakatolike bari Vatikani, yaba n'aba Church Fathers bareberaga itorero no gusigasira inyandiko, ku buryo abo bose bari buze kuhava banyuzwe. Uti byagenze gute? Reka nabyo tubyinjiremo. Uyu mugabo James yari umugabo w'umunyabwenge, ariko urumva umwami aba afite nyine n'abajyanama be bamugira inama aho hafi. Uyu mugabo hari ingingo nka zingahe yaje kugenderaho mu kugira ngo akemure icyo kibazo atabogamye, ku buryo nawe ubyumva uri buze kuvuga ati ibi bintu ndumva it's fair enough. Ubivuga ati ndumva biri fair, ndumva nta kubogama kurimo, kuko ibyo byose yabikoze ku bufatanye nyine n'abo bose, abi Vatikani, aba Orthodox, aba Church Fathers, yarabegeranyije bose hamwe, ku buryo ikintu bari buze kuvanamo bari buze kucyemeranyaho bose, nta byo kongera guhangana bavuga ati twebwe twifitiye aka, twebwe twifitiye aka. Yashaka guca ako kavuyo. Nawe ushobora guhita wibaza uyu mugabo yari kubikora gute, ku buryo nawe utwumva uri buvuga ati tumva ibyo bintu nta ikiri buvemo kibuze kuba gifite ubutware.
dore uko byagenze rero. Uyu mugabo ikintu cya mbere yakoze, yashatse itsinda ry'abahanga beza mu beza isi y'icyo gihe yari ifite. Yaravuze ati munzanire abasomyi ba Bibiliya bamwe beza nyine ba mbere mu ba mbere, mubanzanire hano. Amateka agaragaza ko yakusanyije intiti 54. Ewana babandi bazi ibintu neza, bazi indimi, bazi inyandiko kabisa. Aragenda arabegeranya abashyira hariya, aragenda arabegeranya abahuriza ahitwa Hampton Court Conference. Ni nk'uko wakumva ngo wenda muri village urugwiro, urumva nyine ni ahantu bakoreye inama, yari conference room y'icyo gihe yo muri ubwo bwami bw'Ubwongereza. Hanyuma aragenda bagira nk'aho bashyize muri bootcamp, aravuga ati mwake igitabo icyo ari cyo cyose mushaka kiboneka muri iyi si. Urumva bano b'abasomyi baje gukora akazi katoroshye. Aragenda bashyiriraho ibitabo, akora library aho ngaho ku buryo buri musomyi ari buze kubona igitabo cyose yifuza kimufasha muri uwo murimo bari bagiye gukora. Arangije ababaza buri wese tarifu cyangwa se menu y'icyo ashaka. Ikintu wumva wowe ukunda kurya, icyo ukunda kwambara, icyo ukunda gukora, iki byose, hobbies zawe zose. Urumva yari umwami, nta kintu ari kumuburana, byose bigashyirira aho ngaho. Mbese hamera nka bootcamp ku buryo buri muntu wese aba afite ibikenerwa byose, nta rwitwazo rushobora gukoma mu nkokora ako kazi gakomeye kari kagiye gukorwa. Ubwo ntamaze gukusanya abagabo 54, ntabahaye ibyo bakeneye byose. Hanyuma umwami urumva yari afite abajyanama b'abahanga kugira ngo hataza kubaho ikintu cy'ikigare, cyangwa se usange bari kubwirana, cyangwa se usange bakoze akanama aravuga ati mureke dukore ibi bintu, usange n'ubundi bitangiye kubogamira ahantu hamwe. Yaragiye afata iryo tsinda ry'abantu 54 abagabanyamo amatsinda 6. Ibyo ni ibintu nawe ushobora kwibonera mu mateka. Abagabanyamo amatsinda 6, buri tsinda urumva ryarimo abantu bangahe? 9. Ufashe 54 ukagabanya 6, urumva ko buri tsinda ryarimo abantu bangahe? 9. Aravuga ati buri tsinda riragenda rikore translation, rikore verification, rikore ubusesenguzi n'ubushishozi batagendeye ku rindi tsinda. Hanyuma turaza gukusanya ibyo mwese mwakoze, turebe niba koko bihura. Fair enough. Ndumva aho ngaho nta kubogama kurimo. Wowe urabyumva? Ndumva aho nta kubogama kurimo. Icyo ni cyo umwami yakoze. Yabagabanyije mu matsinda, bose baragenda bakora like a homework, buri wese ukwe, kugira ngo noneho baze kubikusanya barebe niba koko ibyo bintu bitunganye. Abashyiriraho, hanyuma kubera barebererwaga n'aba expert muri Bibiliya b'abapadiri bari baturutse Vatikani, aba church fathers bari bariho baba Christian kuva kera, hariho n'aba Orthodox mbese abantu bose bari baragize uruhare mu kugenda bakora Bibiliya n'utundi tuntu twabo ku ruhande. Bose arabegeranya aravuga ati mu ngingo twashingiraho mwumva zatuma ibi biba fair, ku buryo turi bubigendereho tureba niba koko igitabo kimwe cyemerwa cyangwa se ikindi gikurwamo. Uko niko byaje kugenda. Baje kwemeranya ku ngingo zimwe na zimwe. Icya mbere baravuze ati igitabo turi bwemere cyane cyane mu isezerano rishya ni icy'umuntu either wabanye na Kristo cyangwa se wabanye n'intumwa. Ibirenze ibyo byo kuza umwango bamwe ne Siraki ngo bande baravuga ati oya, umuntu wabanye na Kristo nyirizina igihe Yesu yari ariho cyangwa se yarabanye n'intumwa. Icya kabiri yaravuga ati mu translating ijambo ku ijambo, bazanye aba expert kabisa. Icya gatatu baravuga ati n'izina ntugerageze kurihindura,
niba ubonye muri bibiliya handitsemo ngo tadeyo wigerageza kubihindura ngo ubwo ngo tuje mu cyongereza oya, avuga ati mubigumishe uko biri, ntihagire izina ritakaza umwimerere waryo. Icya kane, ku bijyanye n'isezerano rya kera baravuze ati isezerano rya kera kugira ngo twemere igitabo birasaba ko icyo gitabo kiba hari aho gihuriye cyuzuzanya nyine na bibiliya yose, kuko tubona ko bibiliya yose ni igitabo kivuga kuri Yesu Kristo. Baravuga ati ibindi bitabo bigiye birimo by'ubwenge bitagaragaza any revelation kuri uwo mukiza ntimugishyiremo. Urumva ko iyo ari ingingo ikomeye. Bafata ikindi kintu nanone, baravuga ati nanone igitabo turi bwemere ni umwanditsi utari bube avuguruzanya n'abandi banditsi. Wenda usanga umwe avuga ibye undi araje avuguruje wa wundi, kuko bibiliya igomba kuba itagira gute, itavuguruzanya. Naho abantu batekereza ko wenda bibiliya dufite uyu munsi ivuguruzanya, nabyo rwose muhumure tuzagenda tubirebaho, kuko hari igihe ubyita kuvuguruzanya ahubwo ari uko wenda hari icyo wenda utatahuyemo muri izo nyandiko. Ikindi kandi turareba nanone ibitabo abo mu isezerano rishya bagiye bakotinga, kuko tugenda tubona nka Yesu Kristo akunda kuvuga ngo ntimuzi ko handitswe ngo, ari gukotinga nka za Zaburi, ari gukotinga nka Heli. Tukabona nka Pawulo ari kubabwira ati ntimuzi ko basokuruza bava mu butayu. Urumva nawe atangiye gukotinga igitabo cyo Kuva, bari gukotinga Itangiriro, bari gukotinga iki. Bagiye bareba ibitabo isezerano rishya ryagiye rikotinga cyangwa se risa nk'irivugaho mu isezerano rya kera. Urumva ibyo bigenda bigira bibiliya igitabo kimwe, nubwo ari ibitabo byinshi ariko byagiye bituma bibiliya igira umurongo umwe, igitekerezo kimwe, umugambi umwe wa Mesiya wahanuwe kugeza igihe aziye n'ubutumwa yasize mu isi buzakiza inyokomuntu yose. Urumva ko izo ngingo bose barazemeranyije, yaba ab'i Vatikani, yaba aba-Orthodox, yaba aba-Church Fathers, yaba bose na bamwe bitwaga ni aba-Protestant bahakanye imitegekere ya Roma cyangwa se ya Vatikani, bose bari aho baravuga ati this is fair enough. Hanyuma ariko kugira ngo tuze kumenya neza ko nanone ibivuyemo biza gutanga umusaruro mwiza, ashyiraho icyitwa nka executive committee, yari komite iri bureberere icyo gikorwa, iri buze kuverifiya ibyavuyemo aho. Muri iyo komite harimo nk'abagabo bitwa ba John Boyce, abagabo nk'aba Andrew Downs, abagabo nk'aba John Harmer, afatanyije n'abandi bagabo nk'aba Arthur Lake ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Iyo yari komite iri bureberere iki gikorwa. Hanyuma umusaruro waje kuvamo n'uwuhe? Dore umusaruro wavuyemo. Hari ibitabo byitwa Apocrypha. Niba uri ubwa mbere ubyumvishe ubwo ugiye guhita ufatiraho. Ibitabo byitwa Apocrypha ni ibitabo byakuwe muri Bibiliya dufite y'ibitabo 66. Rero ikindi gitabo cyose cyajemo, nubwo cyaba ari icy'ubwenge, nubwo cyaba kijya inama nziza, bagikuyemo. Baravuga ati kiguma ari igitabo cy'ubwenge ariko nticyongerwe mu bintu bishobora kuzanira umuntu agakiza. Nguko uko rero ibitabo byitwa Apocrypha cyangwa se ibitabo tubona muri Bibiliya y'Abakatolika no mu zindi Bibiliya byaje gukurwamo, hasigara igitabo kimwe. Ubwo urumva kubera ko ari uwo mwami wakusanyije abo bantu kugira icyo gikorwa kigende neza, niyo mpamvu bamwitiriye icyo gitabo cyitwa The King James Bible Version. Hanyuma umugabo witwa Robert Barker niwe wagize uruhare mu gucapa icyo gitabo. Yari igitabo cyemeranyijweho n'abo bose, yaba ab'i Vatikani, yaba aba-Orthodox, yaba abandi n'abandi, aba-Church Fathers, bose barabyemera, baravuga ati ibi bintu. Hanyuma mbere y'uko gicapwa bacyohereje abahanga bo muri Cambridge na za Oxford, bareba ba expert mu ndimi kugira bongere baverifiye niba koko icyo gitabo batranslatinze neza indimi. Nyuma y'uko ibitabo byavuyemo baravuga ati noneho se ibyasigaye awishuwa ko batranslatinze neza indimi, nabyo barongera barabiverifiya kugeza ubwo noneho baje gucapa The King James Version, igitabo n'uyu munsi ushobora kuba ufite. Hanyuma ikibazo cyaje kuvukamo, kubera iki tukibona Bibiliya y'Abakatolika ikirimo biriya bitabo kandi barabyemeranyijwe ko The King James Version ari cyo gitabo cyemewe? Ikibazo cyaje kuvuka ni iki?
urumva nk'uko twabivuze mbere, Constantine yari yarafashe ubwami abuvanga n'ubukristo, afata politike ayivanga n'iki? N'ubukristo. Ibyo rero urumva kuvuga ngo bemeye ikindi gitabo kitari icya Vatikani byari bimeze nk'aho bagiye kugandukira ubundi bwami, kuko iyi King James Version, uyu King James yari umwami wo mu Bwongereza. Urumva rero kubona Vatikani igandukiye ubundi bwami bw'Ubwongereza byari guhita bifatwa nk'aho ari ugutsindwa. Urumva ibi birenze kuba ari ugusigasira ijambo ry'Imana, ahubwo hari hajemo icyitwa political issues. Niyo mpamvu tubona Bibiliya bamwe bafite iyi, abandi bafite iriya. Bamwe bafite Bibiliya irimo bya bitabo bya Apocrypha, bimwe byabaye abandoned cyangwa se byakuwemo kubera babonye bitujuje karite z'ubutumwa bwiza, hanyuma tukabona hari n'iyo King James Version irimo ibitabo bitunganye rwose bemeranyije. Twizere ko mwabashije gusobanukirwa. Nihagira umuntu ugerageza kuguhinyuza cyangwa se aza kuvuga ngo Bibiliya yanyu abakristo mukoresha ngo yabaye corrupted cyangwa yagiye yangirika, ubyumve ati oya, icyo kibazo cyakemuwe mu mwaka w'1604. Umwami James icyo kibazo yaragikemuye. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ubundi yemewe niba ushaka kumenya ukuri, gushakire mu gitabo gikwiriye. Igitabo gikwiriye ni ikihe? King James Version. Hanyuma iyo King James Version niyo yagiye ivamo izindi translation kugira ngo borohereze abantu noneho kumva amagambo agenda avugwa muri King James Version, kuko turabizi ko ururimi rurakura. Hari ijambo nshobora kuvuga uyu munsi umwami Musinga atari kubasha kumva ndivuze uyu munsi. Hari n'ijambo abantu ba kera bashobora kuvuga umuntu wo muri iki kinyejana adashobora kumva. Ni ukuvuga ngo ururimi rurakura. Uko nibwo tugenda tubona rero izindi version za New Living Translation, za New King James Version, n'ayandi ma version agiye atandukanye, nayo tuzagenda tuyarebaho impamvu ariho n'ikibazo yari aje gukemura. Ni ukuvuga ngo ayo yose agenda akomoka kuri iyi King James Version. Ndetse n'iyi Bibiliya y'Ikinyarwanda abakristo bafite nayo yabaye translated, ivanywe kuri iyi translation ya King James Version. Twizere ko mwabashije gusobanura. Nakubwira ngo ntuzacikwe igice gikurikira. Tubonane mu yindi video.